ziguhe Imana gomoge reka banze ziharure nje nyene kandi na unoga na kondisenge kugweza kondisi tuzifata mu maboko yawe kubaga kandi wakatereza zanzira ukaje kugeza afiri amena zabenze surukati no kuri wa muganda zitwaye ndamaze twara nje nyabwo zagwarura mbona uko zikwiriye reka mparure gwarura gusa ahubwo zerereza wabuze ngo kene 60 gusa rumwe ariko uzifata mu ntoki ariko si wowe ngwampaye lift ya maraye shika munza kambini yewe njenze ko nagwaye. Hello guys, ndi kuri kamera yari pranka yari pranka uyu muntu nikawa yakunze kamera. Hello guys, tumeze neza natwe tumeze neza. Hanyuma tanze mwaramutse aho bukeye ntanze mwiriwe aho bwije mukomeze mubane natwe mukomeze mutube hafi hari umuyaga mwinshi niko bicoye. Hanyuma uyu munsi nagarutse ngiye gukorera pranka inshuti yanje, ngiye gukora prank ivuga gutya. Dufitanye gahunda karambara ngo tuje gusurana, ngiye kumutera prank arasanga ibyo twavuganye byahindutse. Arasanga ibyo twavuganye byahindutse kuko ubu nyine ngiye kuryama hari nama njyama niyororose yama ngeraho nama mba wo kujinyika rimwe. Niki cabaye niki dufite gusura umuntu nje mubwira ati ya mafaranga bari bampaye yatakaye, ndebe uko ampeza yandi akunda gutemberana ifaranga azayigira umuntu w'umunyamakuta ariko ubushishagira ni finale de la kwa. Ngiye kumutera prank nama njyama neza ngo urabona ngene hameze neza muri turatwatse. Kamerama wewe umbe hafi umurekaze kuko twavuze ngo turambara ibitenge bisa gutya twembe. Arafa kurangiza igitenge atangiraze yewe Imana yanafashije uyu munsi nta mukoro kabisa nta mukoro. None reka nje kuryama hariya nashika manze nirakaze ndebe icakora. Nyuma ndamubwira ni prank namara iyi telefone we umbe hafi uyu munsi nagize Imana umukoro uragenda ndabukonta byifatamo kandi arahita byemera kubera ko urabona ko nari nisokoje nyine nihaye fresheri ibintu bicoye neza kabisa. Nta mpamvu nimwe atobyemera. Ngiye kuryama ikibazo kabarakenera akabombo nibankandagira ibintu ni bibiri bakandagira imbavu cange bandeke. Ngiye kuryama kabisa. Kamerama umbe hafi kabisa. Ndama njyama kabisa. Nemara ndebe uko agira yowe. Alo Bintu Kandinde Mayas ubwo senti bisambuka. Ngiye kwisegura ibirata kabisa. Namara ndebe uko agira. Hello. No, you need. Yeah?
yewe no ariko inguti y'abari nyabasite twatugiye gusura umuntu niki cyabaye uyu ninde no niba no ukuri kw'Imana mwe niki cyabaye niki cyabaye wakubwira amakuru niki cyabaye kananje banze ndabye nde niki cyabaye niki ko ngusanze hano kandi dufite gusura umuntu niki ko hariza amaso twatukuye niki kibazo wagize banze mbwe niki kibazo wagize kutavuga siko wazanye ibibazo byinshi ni wabanje ukabanza kwitondesha umuntu wewe oya no kubera kuko nkubonye uri hano naje dasohotse mu nzu kuri kano kazuba ka kino gihe niki kandi kino gihe undi gute uvuye iwawe kwa dufite nyarandevu wa telefone ngwinze tubonane tugende gusura umuntu none ngusanze hano niki kandi turi iwawe turi iwanje ngusanze gusa mu ibarabara niki cyakubayeho niki kibazo ufite Sirakumvugisha menshi hari igihe cyo kuvuga n'igihe kitari cyo kuvuga none se nucece kandi amenya ikibazo cyawe ari iki erega inshuti niyo kubwibwa inani ikibazo ushaka kumbwira ikibazo nubwo ngikemura hari ikibazo nyokemura nico ntokemura tagikemuye ni Imana yonyine yo gikemura ako kubera genda gusura nagenda nje ntabwo ngenda kubera iki ega naje wageze ikibazo nansinya wangigiye gusurana ntabwo ngenda kubera iki hari impamvu nyabake ngo bakumbwira kuri impamvu nawe ntiwari kugenda niye mbwira nyine kubera nkuko iyo mpamvu icyo kibazo wagize twaba tugifatikanyije nawe kandi cyangwa gitatu ushobora kugikemura akiyo hazana amasura y'ibigongo none akegura ntano ncokemo nyoga ikemura kabisa kandi ucizere hamwe n'Imana nyoga ikemura ni ikihe kibazo wagize ya mahera twaza tuja gusurana sinayabuze aya mahera yaje kwa dufite gusurana none ayo mahera ese mahera ni yagushaka cyangwa ni wowe ushaka amahera none siko ntayandi mfite ubu nyine kandi twapanze twanateguje wumva bigenda none nimba tayandi ufite kuvuga wicare mu ibarabara no kuri no zuba tugomana nyuma tuwanambwira ukonje kubera kuko nyafite rendezvous ya saa 5 uko twende gusura umuntu ndaje ngusanze kwibara singusanze ni wangu usanze kwibarabara none aya mafaranga kwe kutantelefone yebo aya mafaranga ndayabuze nabonye ko ntokubwira abakohereje amahera none kandi inzu kutarayatora warise kugenda kuri none se amafaranga bohereza wogira niyo yonyine nyari mfite ereka bohereza amahera mfite nayandi mu nzu urayafite amafaranga ndayafite amafaranga gusa ndayafite urankaba ahubwo se ngukaba ndanakugabira yo hala ndayaguheza bose se ngukaba mana urafite 660 ibyo 30 ni miliyoni wokenera kono kuri kwa bakristo noneho biracize uko nico kibazo gusa nico kibazo gusa ndacare gitinge ngyama ico gusa cyonyine aya hari indi mpamvu uko no ukuri nta yindi mpamvu ikibazo ikifaranga gusa 60,000 frabu noneho biracize nose ni nyagwezi ubunyine turamoto kandi uramushima ndama nishima namacu ubunyine twama tugenda ubunyine tusoza cyakogwa kwa hari indi gahunda mfite namaze kwitegura ndareba aho nashize ndabura namba narabitse nabi namba narataye namba ari muri iyo nzu sinzi ukunda gukera woba warazikeze waragiye ahantu uzifite ukiba ukazi ukora ushobora kamwe ka ariko ibyari byose umanye ko nakazi rimwe twasangiye nawe ukuwayariyeho oya kubera 20 wariye kubera kuko nyagusanze ahantu nyagusanze ahantu ngo amare ngusange ahantu mbona urambwiye sewe mbona sangamo amujya kandi muri kubwira mama Dorcas nabaga se neki bamujye mfako mbona mama mukubita nanda vandaje nyuma mbona utumye agapra ka firti n'utunyama ndagenda ndajya ariko sinyamenye icyo aho wazi ne se naza menyaho naza shogora usanga araho shiwazi wa munsi twari 52 tumwifanta 62 ahubwo zarashize none ko je wangura gafite imbaraga ka 5,000 wasanze tugize agafanta ndakwa gusabura kanyima wasanze tugize umwanya twatujya uko ari cyo kibazo tugira icyo kibazo kabisa ifaranga reka ahubwo nziguhera Imana igumugisha reka banze ziharure nje nyene kandi na unoga na konsenye kugweza kondisi tuzifata mwamaboko yawe kubaga kandi wakatereza zanzira ukaje kugeza afiri amena zazinzi surukatiza no kuri wa muganda zitwaye ndamaze twaraje nyabwo twagwarura mbona uko zikwiriye reka mparure gwarura gusa
ahubwo zirarenze wavuze ngo keneye 60 gusa rumwe ariko uzifata mu ntoki ariko si wowe uzitwara uramaraga uzingaruriraga nije uzitwara nije zishitseho tugiye gusurana nta kibazo mabuje mama makenga siyo zambi joyi banza wicare neza umparurire neza simpambona ni 200 ngiyo ni 200 ndora ahubwo zitangiye kuguruka kubera nkuko nubundi ukabona sanga n'izindi zaragurutse sitwobimenye izi ni 200 yo ni 200 30 zitatu 4 5 6 nezi ni iki kibazo nari mfite ni kibazo nari mfite kabisa nico kibazo none uko ico kibazo kikemutse nuko nyine uranyuzwe nawe ndanyuzwe akirago yafate tosubira kuyato aba so kuyato wakatiriza ukaja hajya kandi wagiye bwa mbere waziriye mana we ariko ndishimye erega inshuti yawe kujya ufite ibibazo uko nyarimbi ifite nyine ndakigukemurira ariko wari waze kumbwira kino kibazo wazubana ngaho ntogukemurira no kuri sinaza mbona ko ukinkamura kubera ko bakohereje faranga mu gitondo urambwira ngo tuja kuri banki kubera ko dufite gahunda yo gusurana tubanze tugende nzoyija ejo namvuga ati nenda nta faranga ufite erega kujya muntu utiyo burundi dufaranga yibiseho kujya amafaranga araza ufite ayandi ndabizi ariko gana no gutangira uno munsi tukayosubira kuvuga ngo tugiye gusura umuntu ubika amafaranga muri iki gihe ahubwo wewe ugenda ugabanya uwo munwa wawe niwe watumye namba narariye nyarya wese niwe wabishize wageze ngisiyije mujya sanga mamujya inshise nawe wamubwira kandi aragusaba ese ukeneye iki ndavuga ukeneye filtre nimbari zo ufite inguriro no wamuhirukanga naho gakura mugore arakunda kujya ujye mugore la reka nije umusi uwitwa mama Doro Kasidoshi kwifaranga kwifaranga kandi umujaniye reka nkubwire garakandi umujaniye ihuza aho yabonye natakikunda faranga ayiba reka banza kubwire ejo bundi nyamujaniye ihuza mujaniye ihuza ndamugaye nsonera amahera ariye nzakuzanira apfa kumva ngo ntashobora ariko ndaraza azana ibitanga ibi ntanyibonera amuharurira ifaranga amukubita desami uko yamusoneye yamayerekana mizisi yari iri hano nyama nyibona neza n'akanani kavuga gasohoka ndavuga wa mugore ugenda ukunda amafaranga ariko uvuze ngo yerekanye iki mizisi iniki nakamira mutsima hajya oya akamira mutsima nibyo iki yerekanye ni igiki niki kigobeza kitatu mizisi bacita tcheke yakijigo ngaho ngambwiraga nkumva niba nawe ugisho bacita gute ngo ni miziki atari miziki bacita gute muzitsa okay muzitsa ngoma rero werekana nyama mbona neza amaterera izindi huze zazihari zabitenge birabitoya bisore mpande arambwira ngo nyabitanga ngurazi ngo njambanye amahera ngo eba munya gusora ibitenge bitandatu mpambo namubwira mama we kumba nuko kwa kundi bazamusi ndabaho nahinda gufasha none agabukega naje ndamujanira ngajya mujanira tiktak n'amahera gutyo yarabse ibabandi bandi nyama nuko amaterera hari yamagusonera nyari cyawe cy'ibintu bibiri nyashyize muhira barambwira ngo sema ngo yuzi wayijanye reka mfite ubutayeri wanje ufite amafaranga ngo umwana wanje arambwira ngo sema najijanye ubu nyine ariko nuko bwije reka twe tuzogendeje mu gatondo ariko mu gatondo nzindukirayo mu gatondo nzindukiyeyo naye yamayisono turataha umwana azagenda ku ishuri kera irangije kare oya yora mugora hari yubahwe irangije kare yubahwe ariko yubahwe ako gayo nayo niyerere kamwe mushi none nko udafite amafaranga yo kuvuga afite yanani ya tiktak mfite gusaka amafaranga karijase nyifite yo kuja nka ntaba amafaranga afite mbese muri makasi byo kwambara sinyosonesha
iwiwe ntigikunda ibi wategikunda aho niyo mpamvu neza nkubwiraga kujya mama doshe ni faranga kurumva ntabwo ari inshuti yo kuvuga ngo yo gusonera oya tubikunda kandi ese iki gitenge nawe gisaguke indani gisa gutyo dore ngiki aka ni cheese ni cheese ayaye twagikunze oya sinyagikunze kabisa ntabwo ari cyiza sinyagikunze we kutagikunze oya sinyagikunze nkiyo utagikunda ntubaraciye ku makubiti n'amabuye waje kugishaka oya sinyagi nanje nuko gusa bakizaniye cyakado gusa ariko sinyagikunze je ndagikunda uragikunda kandi karanakubera we ese wamo uwigana n'amasana yanje oya sinyakwiganya nyarayijanye njana kundi mutayeri ahubwo amantora amasoro nkaho yari yahawe yari yahawe ari ngundi yari yarashoneye ndorega wa musatsi twatujana mawe ndore ibyo uhaye ubwira icyo tugira ikibazo tugiraga tugende inya tugire tugende buranije tugira tugende gatuzega uko ayabonye cange tureke ariko se kubera kuko icyo kibazo gisikemutse uko tobanza ngushima nk'Imana nko isengesho rikeya sinorandeka gusenga ndasenga ariko nje kwibukije mwana hata oya nari mfite gusenga twarufite gusenga iyo ni hakiri nari mfite gusenga allo twarufite gusenga ngahe ibanku bantu reke nkubaze tukazu uwihutisha ibintu ntarakubaza wowe ako kanwa kawe ni katakuta ku gitako ngako ngambaza ako kanwa kawe wewe ngambaza ejo bundi kandi warambeshe urambwira nyamuzungu tumaje aravuga ngo tani ijambo na rimwe nyumuza kwemera uravuga ngo umumbabare n'akanwa kanje ego wa munsi nuko nari kuri kamera tuwazubona mikoro wewe wari igipfu nta mikoro wazubona ugahita kuvuga ngo ibyo ngiye kuvuga nabyo ngo ni ikinyoma kwakunyana ngiye tugiye kuririmba kubera ngo mimenyerega mu ikarita ufite mikoro no kuririmba no gushimira no ku musozi no kuririmba aho buri muntu wese ateye intambwe ugomba kugenda washima Imana aho gusa bigufatiye urashima ni gute wobesha ngo niwe wanyigishije kuvuga subscribe si jewe nyine ayikwigishije sawa namba arayinyigisha yivuge namba arayinyigishije ico nyine uhavuga kivuga apana sabukavu vuga ico wanyigishije iki subscribe suko mbwira ko umuntu wanyigishije none wanyigishije none ni gutanya kwigishije suko nyine yakwigishije je nyabwiye nde banze ubwira wonyabwiye wabwiye nde mwacu ntiwaze bavuga ejo usanze mu Nyambabazi nta bantu wasanzemo jewe Nyambabazi twakwana namubonana Nyambabazi maze nk'umwaka ntabona Nyambabazi umva iyo yagize ko singena sabesha Nyambabazi maze nk'umwaka ntabona Nyambabazi taricisha mu jisho ahubwo nananyibukije mva tuba gusura umuntu ndaje kuramutsa Nyambabazi igihe cyamba taje wavuze ngo nawe wanyigisha kuvuga Nyambabazi jewe umbwire Nyambabazi ariko iyo hawigira nk'umuntu wera wigitangaza ese ubundi ubu hawigira iki jambwe Nyambabazi mweruzi ndango ni ndebe ko mwaka je pense no mwaka ni gute wobesha abantu ngorora inyabo none se tanyabo nyorora inyabo ahubwo aganyumvishije amakuru ga yawe ahubwo ngo imbeba zakumaze ngo inani ngo amahuza kandi ngo barabatiriye n'akanyabo barakiba none nyiri kanyabo yarabuzane ngo ku muryango iminsi asago adodora ngo muheza akanyabo kandi ka muri ino minsi none nambo zorora iyo ngabe akanyabo muri ino minsi bari mu kujya tunyabo none ugiye kukampaho nambo gafite kagweza se tukabaga tukagabana je nawe naje raga imbeba zirangoye ni kamwe ufite nyamara waragurishije akanyabo muri ino minsi basiga babugurisha basiga babubaga nabonye mpa 5 mwana wa nabonye mpa 5 bagwaye 5 ugurisha akanyabo kabandi tukabwire nyirako none se tukabwira wa mugore none se uko agurishije akanyabo kabandi none kano kanyabo kanje ninkagutiza iko tukagurisha oya ega wego uri umujirani lakini none se umuntu wo mu kinama wari umpaye akanyabo ngo gafata imbeba mbona umuntu agashaka ngo akajye kuri 500 yatanze ubuhanya none se kanje niko katoribwa kuri 500 akawe nako kagira yange so kuryama hagati
kakakukurira ahubwo kaza kakurira kakanagusoma kandi ijyanye ku gitanda gakunda karyame hagati kirorose neza kifukire nica nambaruko nako nokarya none se akaryame siko gatura ariko gaburyaga niko gahora sindatunga inyabo niko gahora kandi uko surara ufumba inyabo noneho birakiri ahubwo no kujya guri inyama tikaba kajya ibishimbo kandi kagira kondo amata indagara zibisi inyama nizo zo kujya byako nizo zo kujya byako ndahomewe neza uzukagira depanse kurusha uko ugira depanse y'abana 5 none namba nako kaza karyama hagati ntako notwara kaza karyama hagati ariko gani ubwo kataryama hagati ko ryama katojyama tako nyoguheza kubera kuko afashaga kambere urakagurisha 5 sana kari 5 nariye 5 mire kandi wayariyeho oya sinya none urambeshe tamanse nari mpe kuri repetition mfite igikaga cy'faranga yakabanze kubwira ha mirinda nakugura we na nyashimwe abashisha babi wanguriye mama njaba wanjanye mu modoka urambwira urampenda ngwino ngweze lift nashiga ndazaga nguje kumbeza ngushikurandi wandishije amahera ariko umuntu yagira imodoka yibamara kanyinjizamwo ngo ampaye lift yamaraye shika munza kambini yewe njenze ko nagwaye. Hello guys, ndi kuri kamera yari pranka. Yari pranka uyu muntu nikawa wakunze kamera. Aya ta kamera nyakunze. Cyangwa ntuhayibona. Sinyayibonye. Akubu wayibonye? Ubu nyine ndamurangije aturutse ko mugahuru guke ko mugavundurira ndakavundurira kandi mbari make kamerama wawe tuzoshesha mpaka uyu ni inshuti yaje gihuru kizomumira kazova mu inzoka ari mu kwishima isasa muri kiriya gihuru bamurebe neza nawe uyu ni inshuti yanje Nyabitanga siya turakorana nkasonesha nkamusoneshereza yewe uransoneshereza se uzitanga yabaga ngo wage uzugenda gutora igitenge wamara gutora igitenge wamara ukakinzanira nawe ukizanira wamara ugasonesha aho ibi si bibiri oya nibiti ngahe sinaguze cyane ndakugurira aya tuwanguri wewe umushisha nkishuza na firti injya. Hello guys, uyu muntu ndamukunda cyane abakunzi ba Nyabitanga. Ese Nyabita hari intuze duherutse gukinana hari umuntu mwabanye muri Amerika wa Komansi ngo nkumbuye Nyabitanga ngo twarabanye neza ngumpeze nimero ze ega ni benshi ngira nibagirwa kuzitanga ni benshi ngira kandi aba yaragufyondeye akanyenyeri cyane kandi wanasanga ari agafyonze niyo yiyo bordere yabyutsiza uzi nyine kuko ari ukuri niyo amafaranga yamambwira ngo nkene Nyabitanga mpeze nimero yiwe kubera twari tubana njya nimuzi ngira gusa ni ibisanzwe ni normale kohereza umuntu mu mafaranga sinyabyitaho nyine ambaza amakuru ndayamubwira nanje ambwira nyine arambwira yewe nkeneye kukohereza fanta ndavuga okay merci arambwira ngo se ndamwoherezaga arayanyohereza akubita ibinyagwa biba bibiri $100 rimwe n'amazera 2 kurumva imwe zibiri mbese muri make ni desa igishushe warafatishije niyo mpamvu ngwaye n'aya mafaranga ndabyitayeho kubera nk'uko mbonye yandi n'Imana nyine yabikoreyemo kandi rero nubwo nakubesha ngo bazibye nta nizo nkigusubije ndazijya nakare niwe warizanje uko ari uko inzi nanje abanza ngufatira tuzontere ubwoba jewe kuri wowe izanza ngufatira uzomfatira haje nyina twaduhura nyina twakaga ya mafiriti nyina haje menya ko kandi nyama mfinyara bangu hello guys umeze neza reka kamera mato yandi waguruke barebe iyi modeli nayo irashimishije iyi modeli iratwika ayi twakecuye se ese ko kuhaguruka bitaba bikugora ariko abantu bato none se mutubona indira kwanza rendereke
mubona gute? Hello guys. burya uransumba ko muri muremure. Ayiba wari uzaturaresha. Nyenzi turaresha. Wowe uresha n'akabindi k'inzoga. Ndimbati. Ntabwo na ndimbati. Uko mubarebare basize ubankubishiramo na buke. Ukuntu nyama mvuga jewe nyine mubarebare. Naje mbabamo. Ariko no sanze nyine. Yeme. Muri commentaire mwonyandikire umuntu kigisuka atowe. Atowe kabisa. Nitowe? Utowe. Kwa nini kinachakala? Kichakala kinanipendeza. Hakuna. Unapendeza popote lakini kwa kichwa haupendezi. Napendeza mama. Haupendezi. Napendeza na mbele, na nyuma, na kichwa. No. Napendeza. Hello. Yote napendeza. Unapendeza? Mubiseme mu kamera kama napendeza. Huyu mtu anajitapaka. Napendeza. Nina nywele. Nina visuko bien. Nina taye. Mungu amenipa, nimeshukuru kwa kisi Mungu amenifa. Una taye? Mbona sione? Utaona aje? Sina macho. Kwanza nitembee njoo uone. Ifa uone. Unaona? Sioni kweli. Unaona? Sioni vitu. Sioni kutavugisha netari ihenze. Rega byose birahenze. Ibintu biri kuri wa byose birahenze. Byose n'urupeta n'isaha n'akagurumete na Irene. Aka montazayiha amasheria. Tubona ibi byonyine. Guhera ku kichwa yake unafikisha ku miguru. Tibira na cha runo rupeta rwanje. Ye baba we. Kiranuka. Banzu kiranuke. Kerbanza mbwirira abantu banje. Ngubwirira abantu bawe gute? Ngaba ari muri kamera babwira gute baramutse. Nyabaramukisha. Oye babwira hello my people. My guys. Ngo hello my guys. Hello. Vuga nyine ibyo ushaka. Ndamutse abantu ukunda. Abantu nkunda bose. Reka banze mpere kwitorero ryacu. Nkunda Philadelphia hagera kuri himbazi yo nkamanyumva neza uko ubwenge bivuruganye neza bibaye sabuyi nakoroge wa sabuyi. Nkunda baririmbyi bacu bahimbaza gutangira kuba kondigiteri mukuru ahuri turagukumbuye turagukunda kandi ngakunda na kondigitrice iyo aririmbye guceza nyamanyumva neza uko azamuye biraso byiza ndamukunda noneho hashika kuri kadansere badanse neza barimba bashamwe indirimbo kamanyumva neza uko nyokwerekwa neza kamafashwa na vice president Vice president wega noneho iwe uzamaze kugira yamaze kugira ucya neza ahuri papa vice president ahuri papa ugende wuba none se wa gatatu hariho kondigiteri mukuru habako kondigitrise hakabaho na president wundi wo hasi noneho mvuze president wa gatatu niwe gapapa kurumva noneho kondigiteri mukuru ni umugabo umwungurije ni kondigitrise ni umudamu umusubiriyeho ni umupapa nawe kurumva none se tushaka kuvuga ngabivuge noneho munenosoro Kana gitondo ufite amajambo menshi ariko ayaye ngabivuge turabasuhuje aho bari hose ubutaha tuzoza igisirimba hano nzokibyina nonde uri mukumfasha muri no minsi udushize ku murongo none akacisha ku murongo nani presidente ahari ubaho mama Imana izogweza umugisha urongora kiriya gikose cy'ikorari urashoboye urakomeye none uko nibyo bintu ukunda muri isi yose oya bintu nkunda nibyinshi noneho ganyahereye ku torero uwundi munsi noneho zovuga vie privé yanje okay bye